muri uyu muhanda umenye ko opwe uzinjiramo nahangaha. None reka twinjiye muri iki kiganiro. Reka manze shyireho umucyo ku bantu bose. Njya mbona abantu biharaza kuvuga umukozi w'Imana Apotre Mignone ni umuntu ukomeye rwose. Ngiye nuba hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, si no mu Rwanda gusa, ni Burundi baramwubaha, n'ahandi na Uganda baramwubaha. Ni umuntu ukomeye, mpamya nashidikanya ko ari umwe mu bapasiteri, nibura uhamagara abapasiteri 3 ba mbere bakomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mubyeyi aza ku mwanya wa mbere. Hari imvugo rero ntemeranywa nazo ngiye gukubitira hano kuri kamera. Imvugo zivuga ngo abakozi b'Imana ngo Apotre Mignone arabamaze, ngo abajyana ikuzimu. No. Iyi mpamvu ya mbere ni iyi: mu bazwi n'abatazwi, abakarabye bakitera ibishahuro, abandi bagashyiramo udusuti twabo, nta n'umwe avana muri dushe, nta n'umwe akarabya, nta n'umwe ashyiraho ikiziriko. Nta mahitamo yabo yo kujya kumureba. Igihe rero wahisemo mu mbaraga zawe no mu bwenge bwawe ukaba ati ngiye gukaraba, ngiye kujya kumureba, ntago ikibazo ari Apotre Mignone, ikibazo ni wowe. Rero ibyo kugaruka muvuyeyo mukaza kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga, aka kantu nkanyujijemo towa, gutya. Yaba bazwi n'abatazwi usanga bavuga Nyirapasika yarazimye, Bernard arazimye, Mama Lionel arazimye, DJ we wa undi uceza ngo DJ we. Aba bantu bose n'abandi bagiye batandukanye, bose ni amahitamo yabo yabakarabije yo gusanga intumwa y'Imana Apotre Mignone, kandi bagakaraba mu nyungu z'amahitamo yabo. Abenshi bakarabywa ngo n'ibihumbi 500 atanga ku gatuti, abenshi bagakarabywa nuko ashobora kwishima akaguha imodoka yo kugendamo, abenshi bakarajwa n'icyubahiro cyo gukunda stage. Rero uyu muntu ukarabye akava i Musanze, uyu muntu ukarabye akava mu Majyepfo, uyu muntu ukarabye akava mu mujyi wa Kigali akava i Rwamagana ku giti cye, ku mpamvu ze bwite, wivayo nugaruka ngo uze guserereza intumwa y'Imana. Icyambere muri bajye hasi. Ndagusukuje neza kandi nguhaye ikaze. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Warakoze gukora subscribe, nawe ugiye kuyikora. Imana igumugisha. Imana y'amahoro ikurinde aho uherereye hose mu isi. Irinde umubiri wawe, irinde umwuka wawe, irinde ubugingo bwawe, ndetse irinde n'ubutunzi bwawe, kugira ngo ibyo bintu byose mvuze uko ari 3 bitazaho umugayo no gukiranirwa ku mwanzi Satani. Iki kiganiro nje gukora cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro tuganira umunsi ku munsi, yaba mfite abatumirwa cyangwa nanjye ubwanjye, kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Nguhaye ikaze. Ikiganiro tugiye gukora, tugiye gusesengura, tugiye gukora analyse ku kiganiro kiri ku mbuga nkoranyambaga cy'umudamu waje ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko uwitwa Apotre Mignone Kabera yamujyanye ikuzimu. Hanyuma tugiye kuganira, dukore synthèse, tuganire yabivuga ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu nguhaye ikaze kugira ngo udukurikire wicaye witonze muri iki kiganiro. Urumva ko turaza kujya ibwina tuganire ku cyitwa warfare, intambara y'umwuka. Nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro tugitangira kugeza gisoje. Ibitekerezo byawe ni ingenzi. Comment, like and share ni by'agaciro gakomeye. Ku bantu bari hanze y'u Rwanda, basabye binginga mubishoboye mwajoyininga icyitwa membership kugira ngo mudufashe kuba mwaduteza imbere. Murabizi ko mu Rwanda nta advert tugira, cyangwa se monetized advertisement tugira. Rero mudufashije mukaba inshuti nyanshuti, donc bisabye abantu bankunda. Imana ibaho umugisha. Reka twinjire muri iki kiganiro dusenga Imana, hanyuma tuganire, kandi ndakeka ko turaza kungukiramo byinshi bigiye bitandukanye. Mana turagushimiye, tugushimiye ko ubanye natwe mu bicuku bya nijoro. Tugushimiye yuko wongeye kurema n'uyu munsi kuri iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 2026,
ngo tuyishimiremo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Sengeye njyewe ubwanjye ugiye gukora iki kiganiro, sengeye n'abagiye kudukurikira ngo ubahe kugira amatwi, ubahe kugira amatwi y'umwuka, bumvishe iby'umwuka abwira amatorero. Ubahe kugira ijisho ry'umwuka, amaso y'umwuka, babashe kureba ibyo abandi bantu batabasha kureba. Ubahe ubwenge bwuzuye bwo kwagukira kumenya ijambo ryawe mu by'ukuri. Nsenze nizeye ko ubuntu bwawe n'imbabazi zawe birabana natwe dutangira kugera dusoje, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Reka twinjire mu kiganiro cyacu gutya. Ubundi mu bijyanye n'icyo bita inzira, hari inzira ebyiri: inzira y'ukuri n'ubugingo ijya ku Mana Data Uwiteka ndiho rurema. Hakaba n'inzira Bibiliya yita inzira ngari, ni inzira ijya mu irimbukiro. Bibiliya yita inzira y'igihogere, ni inzira y'abantu bazabaho ubuzima bw'iteka bw'umubabaro, bazarimbukana na Satani. Ngizo inzira zibaho, zikaba ari ebyiri. Hanyuma izi nzira uko ari ebyiri, inzira impamvu ijya mu ijuru ifunganye iba ari inzira imwe gusa, ni inzira imwe tudurwa. Bisaba ko unyura mu irembo utsukiramo ryo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba ubugingo bwawe. Iyi nzira impamvu yitwa igihogere, ifite udushami twinshi, nubwo twose izi nzira zose zigenda zikagera ahitwa i Roma ku marembo magari abatsukiramo bose barimbukiramo, binjiriramo. Kuko izi nzira zinyura mu buryo butatu. Hari abayinyura bajya kurimbuka, bakanyura bakoresheje umuhorera cyangwa se umworera w'ukitwa umuzi w'ibibi byose. Nababwiye yuko umuntu wese uri muri iyi si ya rurema, utwarwa, ubaswe, ugengwa mu migenzereze ye n'ikintu bita amafaranga. Donc aho kugira ngo amafaranga abe igikoresho nk'uko tugira ijerekani mu rugo, amafaranga abe igikoresho nk'uko umuntu atunga telefone, we amafaranga, umwuka w'amafaranga ukagera ku rwego umutwara, umurerembesha mu by'amafaranga ashaka ko arerembamo. Uwo muntu finaroma namara kuva muri uyu mubiri, irembo rizamwakira ni ikuzimu, no kurimbuka. Kambisubiremo, gushaka amafaranga no kuyajera si icyaha, ariko gutwarwa no kubatwa no kugengwa n'amafaranga ni irimbukiro ryuzuye. Aho ni ahambere. Muze gushyira pointe kuri aka gace mvuze, ndaza kubabwira impamvu. Kabiri, umuntu wese utsukira mu nzira y'icyitwa kugira imitekerereze n'ingengabitekerezo ya ajenda y'imwe mu miryango y'ibanga itwara isi. Ni myinshi, abantu benshi bagenda bavumbura igiye itandukanye. Kugeza uyu munsi au niveau international cyangwa se au niveau mondial, havugwa ko hariho société secrète zigera muri 13, ariko buri gihugu cyose kiba gifite undi muryango w'ibanga uhishe utwara, utsukira. Umuntu wese rero watwawe n'imitekerereze, imigenzereze ishingiye muri izi société secrète, akaba afitemo amasekre n'amadegre ariho, wese nawe ahava akagera, irembo azatsukiramo ni gehenomu. Wese ahava akagera, umuntu wese ufite amajenda, akaba afite donc icyo bita amabanga yicariye ashamikiye kuri iyi miryango. Reka tuba ari 13 ivugwa mu isi: Roscroix, Jesuite, Rothschild, Illuminati, Freemason n'indi myinshi igiye itandukanye. Umuntu wese uzi ko ari insere, Zionisme, donc umuntu wese uzi ko ari insere muri izi société secrète, wese ahava akagera, donc nawe ari mu nzira y'igihogere. Yaba uri kuri dogere ya mbere, yaba ugeze ku ya 33, dogere yose waba uriho, ibyo waba warakiye byose, donc nawe uri gutsukira aho ngaho. Kabiri, ndajya mu cyitwa imyizerere. Imyizerere, uzumva kenshi ibiganiro dukora tubavuga ngo idini ni amarembo y'ikuzimu, ni inzira igana gehenomu. Umuntu wese uzi ko donc agenda, doctrine
imigenzereze imutwaye atari sene doctrine navuye muri yanze no kugira ngo mwumve impamvu Bibiliya iyita inzira y'igihogere inyurwamo n'abantu benshi, nuko batsukira mu manga cyangwa se mu mihanda. Abantu bazi imihanda minini bayita autoroute, ni handi imodoka eshatu zishobora kunyura au parallel. Rero niyo mpamvu bayita inzira y'igihogere. Hari abantu bazingiye mu cyitwa imyemerere igiye itandukanye ya gakondo, y'abamadini agiye atandukanye. Nababwiye yuko utaba umu ADPR ngo ube n'uwa Kristo bikunde, ntabwo ibyo bintu bikunda, kuko ADPR hari igihe iba yerekeza i Rwamagana, Kristo yerekeza i Muhanga. Urumva ko izo nzira zirahabanye pe, kandi koko ni n'ibintu bigaragara. Niba reka dufate nk'urugero rwa hafi, niba ADPR uyu munsi ifata zino nzu zubatswe n'abana b'abantu, izi sengero ikazita inzu z'Imana, nyamara wajya mu itorero rya Kristo ugasanga itorero ryo umubiri w'umuntu niba Imana yita urusengero. Mwumva ibyo ni ibintu bibiri bihabanye. Ntabwo rero wafata insengero ebyiri, Imana ishyizeho urusengero donc na ADPR ishyizeho urusengero rwa. Ni exemple typique nanze izo nzira, ubwo abazirimo zose, abatsukiye muri gakondo, abatsukiye muri prosperity gospel, abatsukiye muri new apostolic reform, donc abantu bose batsukiye muri iyi myizerere itizera ko Yesu ari umwami umukiza w'ubugingo bwabo, bose iyi nzira murimo niyo mpamvu bayitwa igihogere. Abantu rero banyura mu nzira ifunganye ni abantu bakeya, ni itsinda ry'abantu bakeya bitwa umukumbi muto, ishyanga ryera, ubwoko bw'Imana, abantu Imana yaronse. Imana uko izagenda idushoboza tuzagenda twigisha aba bantu, tugenda tubasobanurira donc in deep impamvu vuze ngo iyi mihanda dushobora, Imana nidushoboza dushobora kuvuga ati umuntu uri muri uyu muhanda umenye ko opwe uzinjiramo nahangaha. Noneho reka twinjiye muri iki kiganiro. Reka manze shyireho umucyo ku bantu bose. Njya mbona abantu biharaza kuvuga umukozi w'Imana Apotre Mignone. Ni umuntu ukomeye rwose, ngiye nuba hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, si no mu Rwanda gusa, ni Burundi baramwubaha, n'ahandi na Uganda baramwubaha. Ni umuntu ukomeye, mpamya nashidikanya ko ari umwe mu bapasiteri, nibura uhamagara abapasiteri 3 ba mbere bakomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mubyeyi aza ku mwanya wa mbere. Hari imvugo rero ntemeranywa nazo ngiye gukubitira hano kuri kamera, imvugo zivuga ngo abakozi b'Imana ngo Apotre Mignone arabamaze ngo abajyana ikuzimu. No, iyi mpamvu ya mbere ni iyi: mu bazwi n'abatazwi, abakarabye bakitera ibishahuro, abandi bagashyiramo udusuti twabo, nta n'umwe avana muri dushe, nta n'umwe akarabya, nta n'umwe ashyiraho ikiziriko. Nta mahitamo yabo yo kujya kumureba. Igihe rero wahisemo mu mbaraga zawe no mu bwenge bwawe ukaba ati ngiye gukaraba, ngiye kujya kumureba, ntago ikibazo ari Apotre Mignone, ikibazo ni wowe. Rero ibyo kugaruka muvuyeyo mukaza kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga, aka kantu nkanyujijemo towa, kanwanyuzemo towa gutya. Yaba bazwi n'abatazwi usanga bavuga Nyirapasika yarazimye, Bernard arazimye, Mama Lionel arazimye, DJ we wa undi uceza ngo DJ we. Aba bantu bose n'abandi bagiye batandukanye, bose ni amahitamo yabo yabakarabije yo gusanga intumwa y'Imana Apotre Mignone, kandi bagakaraba mu nyungu z'amahitamo yabo. Abenshi bakarabywa ngo n'ibihumbi 500 atanga ku gatuti, abenshi bagakarajwa nuko ashobora kwishima akaguha imodoka yo kugendamo, abenshi bakarajwa n'icyubahiro cyo gukunda stage. Rero uyu muntu ukarabye akava i Musanze, uyu muntu ukarabye akava mu Majyepfo, uyu muntu ukarabye akava mu mujyi wa Kigali akava i Rwamagana ku giti cye, ku mpamvu ze bwite, wivayo nugaruka ngo uze guserereza intumwa y'Imana. Icyambere muri Bagehazi. Impamvu muri Bagehazi ni iki cyatumye mukaraba mukajya gufata umwanzuro kuvuga ngo mugiye ahantu muzi ko batanga ikuzimu? Already nta maso y'umwuka mwari mufite.
yaba imana yari abafunguye amaso cyangwa se imana muvuga mukorera, niba koko ari umworera w'ikuzimu cyangwa se niba koko abajyana ikuzimu, iyo mana yanyu mukorera yari kubabuza mbere y'uko mugira gute mujyayo. Ikibazo rero mwisebya, mwiserereza umubyeyi w'abandi, ni amahitamo yanyu, sibyo? Mwabaye ba Esawu. Ibyo rero mwijya kwirwa murenganya umuntu w'Imana ngo yaranambye. No, n'abandi bose bazahaguruka. Ubwo mbishyireho n'umucyo, n'undi wese uzahaguruka usibye na Apotre Mignone akaza gusakuza ngo Musasu yankoreye iki, ngo Apotre Gitwaza ngo yakoze ibi ngibi, ngo Julienne Kabanda yagize ibi. Ntabwo ikibazo ari abo bashumba. Ikibazo ni kimwe cyonyine. Ikibazo ni kimwe cyonyine. Ni amahitamo y'imigenzereze yanyu. Mushaka guhitamo kujya kwizera Imana, nimufata umwanzuro wo kwizera Imana ahubwo mukajya gushoka ku Mana muyijyanyeho ibiganza, mutifuza ko nayo ibaho ibiganza, mugafatana ikiganza kuri Kristo ariko abereka mu maso he, atabereka icyo bita ibiganza bye. Abantu benshi bari muri iyi nzira y'umworera n'abazarimbuka, ntabwo ikibazo ari uko batazaba baramenye Imana. Muribuka umugani Yesu yabaciriye w'intama n'ihene uko zizarobanurwa ku munsi w'amateka, ngo azabwira intama avuga ati mwebwe mwagize ubwenge, mwagize ubushobozi n'ububasha bwo kunyizera, nimuze muhabwe umugisha, muraganwe n'abandi bera bose. Hanyuma namwe mwagize imbaraga zo kwanga kunyizera, nimuze mujye gucirwaho iteka kuko mwabaye abanzi b'umusaraba. Habemo abitoranya n'abatoranya abandi bavuga ati jya imbere. Ntiwari umuhanuzi, ntiwari umuvugabutumwa, ntiwari intumwa, ntiwari evangeliste, ntiwari profete, ntiwari apotre, ntiwari bishop, ntiwari pasiteri, ntiwirwaga kuri kamera wigisha ijambo ry'Imana. Yesu ababwira ati rero izo bintu zose mumva imbere sinigeze mbamenya. Impamvu azababwira ngo ni mumva imbere sinigeze bamenya, ntabwo mwigeze musobanukirwa gutandukanya Yesu wundi na Yesu w'ukuri. Aka ko nkashyizeho umucyo, ntihazagire n'undi ugaruka kuri kamera ngo aje kwirwa sereza intumwa y'Imana. It's their choice. Ni amahitamo yanyu, nimwe muhibitamo, nimwe mukaraba ntawe ajyana muri dushe. Cyokoze uzavuga ko yavuye iwabo ari umukarabije, akaba ari umuvana muri dushe akamwambika, akavuga ati nge yarampobagije aranyambika, imodoka yaje kumfata mu rugo aranjyana ngeze iwe, wowe nzamwumva. Ariko sinzigera numva na rimwe uwitwa evangeliste yabazwi n'uwitwa uziturumbukiza runaka. Icyo nyishizeho umucyo. Mukirwe musereza abakozi b'Imana imbaraga zanyu z'amahitamo yanyu yo abenshi la majority, abenshi aba bantu uzumva baranumvishe ijwi ry'Imana ribaburira kutajyayo. Icyo ni icyambere. Kabiri, ntibazabura bagenzi babo bababurira, no mu biganiro bazavuga ntibazabura bagenzi babo bavuga ati aha hantu mugiye si heza. Rero niba ushobora kurenga ku cyo wumva, umwana murizi ntakurwa urutozi. Icyo ni icyambere. Kabiri, umuntu umuhana ajya ahantu ari kuvayo, ntumuhana ajyayo ngo kumve. Sawa, icyo si tukiyemeranijweho bantu b'Imana? Yego. Aha, hari icyo bita, ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Uyu munsi isi yacu yose aho iva ikagera, abanyabwenge b'isi, abantu bigishijwe bwa bwenge nahoze mvuga, yaba ubushamikiye ku gutwarwa n'ifaranga, yaba ubushamikiye ku gutwarwa na sene doctrine, ndetse n'abandi bafite izindi doctrine zigiye zitandukanye, imbaraga zibatwara ziyoborwa n'imyuka ibayobora. Mu myuka ibayobora hari umwuka uri ku gasongero witwa umwuka umenyesha ikibi n'icyiza. Umuntu wese ujya muri iyi myizerere uko ari itatu, ishamikiye ku ifaranga, kuri societe secrete ndetse n'imyemerere igiye itandukanye itizera ko Yesu ari umwami n'umukiza, kimwe mu bintu kibatwara, nanze nk'urugero nk'abantu bajya muri izi nsengero zigiye zitandukanye mwirwa mujujura ngo ni insengero z'isi y'umwijima.
ikintu cya mbere kibatwara habamo icyubahiro, icyo bita amafaranga, ngo gutwarwa n'icyitwa ikibi n'ikiza. Nanjye bambone ko sengera kwa runaka, nanjye banyemere ko ndi umuntu w'umudanje. Umwuka umenyesha umuntu ikibi n'ikiza wose aho uva ukagera uva kuri Satani, ariko umwuka umenyesha ubugingo buhora uva ku Mana. Hanyuma izi mbaraga z'imyuka itwara aba bantu mu buryo bwombi, habamo abafite ubwenge mu bandi. Daniel yigeze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mu minsi y'imperuka abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi. Mu isi y'imyuka cyangwa se mu isi yo gutwarwa n'umwuka, kuko habaho imyuka ibiri nk'uko mbabwiye, umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani. Abanyabwenge bari muri ibyo ngibyo, intambara barwana yitwa intambara y'umwuka, warfare. Reka mfate nk'urugero rwa hafi nk'abantu batwarwa n'ikibi n'ikiza. Abitwa abanyabwenge bo muri bo, iyo bagiye gukoresha imbaraga, kuko umwuka umenyesha ikibi n'ikiza, bafata abitwa abafite intege nkeya mu mitekerereze, sibyo? Nanze kuvuga irindi jambo bakoresha, donc abafite imitekerereze iciriritse, bakabashyira imbere mu kujya kurwana urugamba rwo kugira ngo barugweho, akaba aribo bakoresha. Umunyabwenge ushaka gutanga message ye akoresha ikimara kigira ikinyabwenge. Ndumva mubyumvishije aho ngaho. Mbo hari terime numvishije muri iki kiganiro uyu mugore ari kuvuga, avuga ikintu bita umwuka w'abarangi. Abanyarwanda benshi n'abarundi n'abandi bose baba mu isi ntago bajya bumva imbaraga z'umwuka witwa abarangi cyangwa se abatwara mucyo. Abatwara mucyo iri ni itsinda riba mu isi hose. Abitwa bagandi bari abatwara mucyo, n'abandi bantu bose bo mu isi bagiye batandukanye. Buriya no muri Amerika mu mvugo nziza haba iyo bita abarangi. Ubundi iri tsinda ryitwa abatwara mucyo, mu gifaransa babita les peuples illuminés, abamurikiwe, bakamurikirwa n'iki, bagatwara uwo mucyo, donc les illuminati, n'abamurikiwe. Uyu mwuka w'abamurikiwe uva hehe? Ni umwuka uyoborwa n'abamarayika, sibyo? Les anges miel, abamarayika b'umucyo, sibyo? Mu cyongereza babita donc divos. Abamarayika b'abatwara mucyo, urabona mu ijuru habaye intambara y'umwuka hagati y'Imana na Satani. Hari abamarayika bagiye ku ruhande, baravuga ati rero reka tubakazuyaze muri iyi ntambara. Kandi no mu isi bisanzwe bibaho, mu makorari, mu buyobozi runaka, hari abantu baba buzuye uyu mwuka. Niba habaye amatora akaba ati ntago ntora kanaka, ariko sinerekana uyu nguyu ko namushyigikiye, aho bizajya nzajyaho. Mu ijuru rero ntago habaho icyo bita kukonja cyangwa kubira ngo ubakazuyaze uvuga ati ndakonje ndashyushye no, ntibibaho. Aba bamarayika Imana yabirukananye n'abadayimoni bafashe uruhande rwa Satani. Imaze kubirukana mu ijuru rya kabiri, bahageze bakora itsinda n'ubundi ritegereje kurimbuka, kuko n'abagome barusha ubugome abadayimoni. Iri tsinda rero ryabanze donc ryabifashe mu ntambara y'umwuka ngo barebe niba Imana iratsinda cyangwa Satani aratsinda, babona uruhande rujyamo. Imana birukanye donc bigomeka ku Mana. Ni babi kurusha n'abadayimoni abangaba, kuko bambaye imbaraga z'ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga z'Imana. Aba ni nabo baje, bamwe muri bo baza kuryamana n'abana b'abantu muri cya gihe cya Nowa, Imana irimbura isi, babyara bitwa ibihanda. N'uyu munsi rero urubyaro rwabo ruracyazerera mu isi rukora bitwa ibihanda. Ibihanda ni iki? Ni abantu bashobora kwambara ishusho yo kwera, ariko imbaraga z'imirimo yabo zihakana iryo shusho. Kafate nk'urugero rwa hafi, nk'ubiri itsinda wenda n'urugero ry'abayitwa abarangi baba hano mu Rwanda. Ni abantu bamurikirwa n'icyo bita abamarayika. Aba barasenga ufatanyije nabo, kuvuga ngo ngiye gusengana nabo, bashobora gukubita abasengesho y'iminsi 3, 4, 5, wowe ntabwo wapfa kwishobora. Kabiri, aho baba bari kuvugiriza utugoma kuberuye n'abandi no muri nsengero, cyane cyane nkunda gutanga urugero mu itorero rya ADEPR babamo benshi, ariko mu madini yose ari hano mu Rwanda hose babayo.
kugira ngo byumve imbaraga zabo. No muri Isilamu babayo, uzasanga abantu bamwe bitwa ngo ni abasilamu, ako aba yitandira, aba yitwara yibombarika, akuvuga ati ariko njyewe buriya nkunda Yesu. Mwajya mu butayu ukajya kubona ukabona mwahageranye. Mubyeyi se usengera hehe? Ngo njye ndi umusilamu wakijijwe. Umusilamu wakijijwe abaho? Ku wa mbere mu butayu muba muri kumwe muri guhimbaza, akabonye zana agahinda tugature Yesu, n'abatamuzi bagatura byeri, abyina neza neza. Kimarire nanjye ngutambire za mbyino zanyu muba mudihiriza muki. Kubera ko bafitanye connection y'umwuka nta kibazo baraza kugirana, ariko mu gitondo araza gusubira gutera zana no kugira gute muri Islam. Iyi rero iyi esprit ya Angel Miel cyangwa se abamarayika babatwara mucyo iraza. Nababwiye yuko abamarayika bafite ubushobozi bwo kwitiza imibiri y'abantu bagakora mu bantu, baza gukora mu aba bantu. Ushobora no kubahingukamo wasambanye, bagutupa utaranahagera, barakurondora, kuko mu isi y'umwuka nta kindi kintu kigiramo agaciro guhishwa. Kubazi gufungura ijisho ry'umwuka, ikintu gihishwa cyonyine Imana ihisha ni ubugingo bw'umuntu wari we wese, kuko ubugingo nicyo kintu cy'agaciro gikomeye kibaho, cya mbere na mbere gikomeye kibaho, kirusha ibindi bintu byose, kirusha zahabu, kirusha amafaranga. Ubundi boro agatimatima wumva kaba kari mu ntambara y'umwuka nicyo bita ubugingo. Ndakeka umwuka w'abarangira usobanuye buri bihugu byose. Aba bantu bakorana n'abamarayika b'umucyo, mwajyaga mwumva insengero nyinshi n'abaprofete bahamagara ngo ngwino tufungure ikirere cyawe tukuzamure mu birere, hanyuma duhamagare marayika wawe. Ntago abamarayika bemewe gusengwa, ni abagaragu bacu. None se niba uri ku rwego rwo kubaho marayika ari ukuyobora, kandi Imana yaraduhaye ubushobozi bwo kuvuga ngo abana b'abantu Imana bagize iki? Umuriro. Abamarayika bagira iki? Imiyaga. Abamarayika ikintu babereyeho ntago ari twe tubakoresha, ni Imana ifite uburenganzira bwo kubakoresha, kuko ni abagaragu b'Imana. Ntago ari twe dufite ubushobozi bwo kubakoresha. Imana ibakoresha mu kuza kurwana intambara z'umwuka. Icyo ngicyo numva icy'abarangi nyivuzeho mu buryo bwagutse. Ni abantu rero bisaba ko kugira ngo umanze kubahishurirwa, kuko ni abantu baba bibombarika, batwara umuntu ku buryo ushobora no kumuvugaho. Abantu kaga ati Roba, nkurikije ibyaha byawe n'amabi yawe, uyu muntu w'Imana n'umukiranutsi. Bisaba kugira umwuka wa discernment, umwuka wo guhishurirwa imyuka ikoresha abantu. Uyu mubyeyi watanze ubuhamya nawe ari muri iyi kategori. Mu mpamvu eshanu nitegereje, iya mbere ni parcours ye. Ese avuye hehe? Ari kujya hehe? Ageze hehe? Parcours ye igaragaza ko no mu mvugo ze uri kumva adahishuriwe urukundo rw'Imana, ahubwo ari kwa kundi umuntu yavuyemo dayimoni imwe agakingura umuryango runaka hahita hinjiramo zirindwi. Aho yavuye mujye gukurikira iki kiganiro murebe aho avuga ngo ageze. Kuva ni ukuvuga ngo ajya kwinjira kwa Apotre Mignone yaravuye hehe, sibyo? Ajya kugerayo no ku rugendo rwo kuvayo yagiye hehe? Mugende mukora ubushakashatsi muri iki kiganiro nimusoza kumva iki ngiki. Yego. Hari ikindi kintu yavuze nagishyizeho umucyo, kivuga ngo abantu bose b'abanyempano bagiyeyo ngo bose barazimiye. Ntago ikibazo ari aho bagiye, ikibazo nibo bijyanyeyo, cyo nagikemuye, sibyo? Hari connection afitanye ikomeye mu isi y'umwuka. Ikintu cyatumye aba connected akinjiramo, icya mbere ni izina ry'ububyeyi afite. Izina ry'ububyeyi afite. Impamvu iri zina ry'ububyeyi afite nshaka kurikoraho, muri we yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo arahinda. Guhinda ni ukujagata. Umuntu wese ugira umwuka wo guhinda no kujagata, uyu mwuka uva kuri Satani. Ubona ibintu byose akajya kubijagatamo. Ndi gukora nabwiye ngo ngiye gusesengura iki kiganiro, ariko mbigisha icyo bita warfare. Muri we aravuga ngo ngiye ngo ukundeba ndahinda, ukundeba ndajagata, sibyo?
umuntu wese ufite esprit yo guhinda mu bije byose, uwo muntu ajya amenya ko uwo mwuka uva kuri Satani. Kabiri, ngiye kuvuga ikintu cyitwa connection mu bijyanye no gustoringa ubugingo, umubiri, guhindura, kwimura umwuka ugutwara. Habaho icyo bita connection, kwihuza mu isi y'umwuka no mu isi y'ibigaragara. Uyu mubyeyi watanze ubuhamya, izina ry'ababyeyi yitwa Mama Mignone. Aka kantu nako mugashyireho point. Mama Mignone. Iyi ni imwe muri connection mu isi y'umwuka ushobora guhamagara, wamara guhamagara izina uconnects rigahita rihamagara izindi andi, ni signal waves mu isi y'umwuka. Ushobora guconnecta, muzabirebe buriya izi mbuga nkoranyambaga abantu benshi ntabwo bajya baziga ngo bazipfumure kuko batagira amaso y'umwuka. Uzarebe nk'izi mbuga nkoranyambaga, iyo wanditsemo ngo wenda Prince Robert, umuntu wese witwa Prince Robert, ibikorwa bye bihita biza direct bikakwereka, bikakubaza ngo urashaka nde, urifuza nde, none wowe ugahitamo uwo ugize gute, uwo wifuza. No mu isi ya around y'umwuka, niba uconnect kwa bati mbo I want Mignone, already mu isi y'umwuka ya mazina ari around y'icyo kirere, kuko buri gace kose k'ikirere, yego, buri gace kose k'ikirere kaba gafite umwuka ugasirikiraho. Muzabikorera ubushakashatsi kugira ngo mubyumve neza. Uzajye mu gisimenti mu masaha ya nimugoroba nko kuwa gatanu, uhagende uri umuntu w'umugabo cyangwa se w'umukobwa, uzumva muri wowe umwuka uzakuzaho before y'iyindi myuka yose, ni umwuka w'ubusambanyi. Aha dutuye, iyi quartier yacu tugira urusengero rumwe, abantu basengera bameze nka cycle, ku buryo ikuru rimwe ryabaye mu gitondo ry'umuntu wo kuri ADPR wa hano Indera, umuntu wese usengera Indera arara rimenye. Esprit ni iyi, kubera ikigo cy'imyuka ihasirikira ari imyuka, ndakoresha gutera kugira ngo abantu baze kunyumva neza kandi bantware neza. Donc around y'ikirere cyose kihasirikirira ni abantu bari disable mental. Izo spirits rero zirahamagarana. Ni ukuri muzaze gukora ubushakashatsi cyangwa se abantu batuye hano Indera hano b'abarokore basengera kuri ADPR y'Indera kugira ngo wumve imbaraga zaho. Mamaze imyaka igera muri 15 gutyo, 15. Sibyo? Icyambere ni ukwemera ko ibyuya by'uwo muntu bikugendamo. Iyo tuvuze ngo ibyuya by'umuntu bikugendamo gute, buriya kimwe mu bintu bikonekta abantu kandi batabizi ni wa muzi w'ibibi navuze witwa amafaranga. Ubundi amafaranga kugira ngo umuntu ayabone, kugira ngo abone amafaranga bisaba kuvunika, bisaba kwiyuha kuya. Iyo umuntu rero ashaka kugushyikira no kugutwaza ibitekerezo, nuko agukonekta muri cya cyuya cye. Ari nayo mpamvu njya mbwira abantu mu bijyanye n'intambara z'umwuka, sibyo? Ntago imbaraga ari ukuguha amafaranga, imbaraga ni ukumanza kumenya ikirere cy'umuntu amafaranga. Ese uyu muntu duhuje ururimi? Iki ni ikintu cyagiye gikora aba diaspora benshi bagiye batandukanye, bakabona abantu hano kuri kamera, umuntu akaza akiriza, umuntu akaza akarira, none abantu bakamugirira ibambe, ariko uyu muntu bagiriye ibambe ni umutwara mucyo, kankoresha rya jambo navuze bwa mbere. Hanyuma bo ugapfa gufata icyuya cyawe ugahita ugikonekta n'icyuwo muntu, ufasha amafaranga yawe wavunikiye, waruhiye, uri kumva, nusenze Imana ubwo atari uyu muntu ukamuhaye amafaranga, nibura azayakoresha umurimo w'Imana, azayabyaza umusaruro, ugahita uhereza nk'umuntu ukamuhereza $500, kandi uyu muntu umwohereje we ari kuyajyana he, kuyishura abapfumu swate ngo abone femu. Mwagiye mwumva abantu baza hano ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo bajya mu bapfumu, kandi itike inyinshi niwe wayitanze. Iyo gihe rero iyo connects ibyuya byawe mu muntu akajya bigendana, donc niba wamwihaye, ni nayo mpamvu abantu benshi abapasteri babagiraho uruhare, mufata ibyuya byanyu n'imvune zanyu
uri kumva mwiyushya kuya mukabahereza, mwamara kubahereza nimugire ubwenge bwo gusenga ako si umuntu nkorana nawe mbana nawe nkurikije icyo Bibiliya yigisha, uyu muntu ni uwo mu bwami bw'Imana. Igihe rero umuhaye ibyuya byawe akajya abigenda muri we, yagiye kubisambana. Reka mbwira abantu bankurikiye, nuha umuntu amafaranga, hari ibintu ngo Robert ibyo bintu nguri kuvuga, nuha umuntu amafaranga, ayo mafaranga wamara kuyamwohereza akayajyana kuyasambanira, wa mwuka baryamye aho ngaho bari kumwe nawe uzakuzaho. Kubera iki? Connection. Ikibazo imbaraga si ugutanga, imbaraga no kumenya ngo umuntu ndaha nindi. Babiri bangahe bagiye baha bano bantu berejwe, hari abana babarerejwe h'imbaraga, ukamubona muzi ariko wamaye ukimara buraro tu video tw'abanya Nigeria nkunda gukurikirana, tuba turimo isomo kandi abantu badukora. Imana nicoboza nanjye nzakora du short movie tumeze kuri abantu badukora bari mu bintu bari kwigisha, ukasanga umuntu uramuhaye uherutse uwo munsi ukimuha, ubuzima bukuyengeye mu biganza. Kubera iki? Ntabwo ikibazo ari umuntu wahawe, ikibazo ni connection yawe itafite umwuka ugira esprit de discernement. Kandi mbere yuko umuha, akenshi abantu mudukurikiye muzabikora ubushakashatsi, nubwo umuntu atagira umwuka wera umubuza umutima nama, mbere yuko umuha uramanzwa kubwira ati uwo muntu ni mubi, uwo muntu siga ho. Ariko ukarenga imbibi zo kwanga navuganye na kana umukozi w'Imana. Abantu benshi dore ikintu bazira banapfuye bazize ni imbaraga zo kuva Imana ishimwe, navuganye na kanaka umuhanuzi w'Imana ko twese umwenda wari ukingije hera watabutsemo kabiri, twese twemere kwigererayo. Urajya kwirwa uhinda ngo kanaka ngo Prince Robert. Nanze gutanga ingero z'abantu njya mbabona, rega ngende babona hano nicoga Imana ishimwe ngo mvuganye nawe ngo yongo rega nifuza kuvugana nawe, ubwo n'umuhanuzi ngo ukomeye cyangwa se undi muntu. Hello, ajye nigendera gake ambaburira mu nyita umunyeshyari n'iki, ariko ni Imana yashyiriyeho kugira ngo nkore umurimo wayo. Ibintu bya connection ibyo ni byinshi, mvuze icyuya, hari connection y'amaraso. Iyo tuvuze connection y'amaraso ni uguhera ku bavandimwe bagiye batandukanye. Buri muvandimwe wawe afite ubushobozi bwo kugutangamo igitambo no kukwiba ubugingo bwawe udacunze neza. Ubu dufite abavandimwe, dufite inshuti, abavandimwe babo bisanze mu buzima ari nk'abaretwa babo. Reka nkwesha iyo jambo, ugasanga wowe uri umuretwa wa murumuna wawe, ugasanga uri umuretwa wa mukuru wawe, ugasanga donc uwo yabikoze mu bufindo ubayeho mu buzima. How can I explain? Ubayeho mu buzima buyoborwa nawe. Gutekereza ni ugutekereza, imishinga yose n'ibindi bikorwa byose wakora ni ubishyira mu bikorwa. Donc wowe ubayeho nkaho utakitekerereza, nono n'inyungu z'ibyo mubonye yaba muri famille iby'iwanyu bagabanye, ugasanga nk'umwana yaragiye azana ubucakura, niba ari imitungo mwagombaga kugabana iwanyu niwe bayigabiye yose. Ibijyanye n'amashuri ugasanga yarakakambye, wowe nta n'ikintu bakumare. Wageze ku rwego, ibaza aho umubyeyi agera ku rwego akwita ikigoryi, akavuga ko nta kirimo, ntacyo uzimarira, ntacyo uzapfa wigejejeho. Reka twikomereze. Connection izo ni nyinshi. Umugabo wawe yagukonekta ubutabaye maso, umwana muvukana yagukonekta, abantu bose mufitanye icyo bita amaraso. Noneho kabiri, iyo wa connecta amaraso yawe, nimvuga gukonekta amaraso yawe, hari uburyo abantu bahuza amaraso cyangwa se bagahuza amatembabuzi. Buriya mu isi yo guhuza amatembabuzi nzabibasobanurira, habamo icyo bita connection, ku buryo umuntu aba gutwara. Nababwiye yuko umuntu ushobora kumubona mu muhanda agenda, ariko abantu bamurimo imbere iyo atakiye Yesu umwami n'umukiza. Niyo mpamvu Yesu adusaba kumwakira mu bugingo bwacu. Iyo atakiye Yesu umwami n'umukiza ngo bari Yesu umugendamo, muri we abarimo abana kangari, abo mwaryamanye, abo mwibanye, abo mwaragurazanyije, donc abo bantu bose ubu batwara bari muri wowe. Tuziga ukuntu babirukanamo. Hanyuma hari ikindi kintu uyu mubyeyi yavuze gikomeye. Hari ikintu kiba ku bantu bagiye batandukanye, donc icyo bita kurogwa ni imbaraga ikorwa mu buryo butatu.
hari ukwimurwa ukavanwa ku mwuka wa mbere wakuyoboraga ukajya ku mwuka wa kabiri ugutwara. Buriya izi agenda zose mubona mu isi ikintu zikora ni ukumanza gutwara icyo bita imitekerereze. Umuntu gafate nk'urugero rwafu zareba intambara ziba mu madini, umudivi yavuye mu badiva akajya muri ADEPR bavuza induru ngo umuntu arakijijwe. Noneho n'umwadeperi yavuye muri ADEPR akajya mu badiva, abadiva bavuza induru ngo umuntu arakijijwe. Abasilamu, iyo umusilamu avuye muri isilamu akaza mu katolike, impundu ziravuga ngo umuntu arakijijwe. Donc umwadeperi avuye muri ADEPR akajya muri isilamu, abayisilamu bakoma amashyi ngo umuntu even n'aba bagakondo, iyo umuntu avuye muri ibintu by'amadini akafata ingena bivuyemo nifatanije n'izi mbaraga z'Imana y'u Rwanda n'ibindi byose, bagatawi taho Imana ishimwe ko umuntu ahonobotse, ngo niba ari uguhonoboka, niba ari uguhonoboka simbizi like that one. Ikintu cya mbere kibaho iyo utsukiye ku muntu utuzuye Kristo, ikintu cya mbere akwigisha ni ukumanza guforomata imitekerereze yawe, akamanza kugushyiramo iye yitwaje ngo ni Imana. Aha mbo izi shanjoma rero spirituelle zibaho, umuntu bakamuforomata agatangira n'urugero yarizeraga Imana, yarize mu ishuri wenda ry'abihaye Imana, ariko ejo wamuganiriza ukumva yarahindutse neza, n'Imana ntayemera, ntikwiye no kuvugwa. N'urugero ntanze hari ikindi kintu uyu mubyeyi yavuze, icyo bita gukubita umuntu w'imbere, uw'inyuma akabyumva. Iyo tuvuze ngo umuntu w'imbere baramukubita, uw'inyuma akabyumva, abantu benshi ntago iyi ni fenomene abantu badashobora kumva, ariko iyi fenomene irakora cyane. Itikora gute? Urabona mu kijyanye n'intambara z'umwuka, abantu benshi ntago bajya basobanukirwa ko Imana idusaba ni ugutwara intwaro z'Imana ku bantu bo mu itorero rya Kristo. Noneho mu bantu bo mu isanzure ya Satani, yaba abizi n'abatabizi, icyo Satani abasaba ni icyo bita condition. Hanyuma urugamba rero, iyo amatake menshi yo mu mwuka ntago arwanwa mu buryo bugaragara, arwanwa mu buryo bw'umwuka. Hatera icyo bita abadayimoni, imyuka y'abazimu n'izindi mbaraga z'amategeko atorwa na ya miryango y'ibanga, wowe ukajya kurwana nayo. Nk'ubu wabaza abantu ati itegeko ryo kwemerera abana b'imyaka 15 gukuramo inda no kuboneza urubyaro, kagati umuntu wagitekereje iki kintu bwa mbere na mbere ninde? Ugakora ubushakashatsi, kuko ntago ari itegeko rya hano mu Rwanda, ni mu isi yose. Ugakora ubushakashatsi umuntu warizanye, ni mwabimenye. Ubu ugiye muri Amerika ugakora nuza research, ngo ninde muntu wa mbere wazanye igitekerezo cyo gutera muri Iran, mushobora guhuriza kuri nuza Donald Trump, ariko nawe mubajije akavuga ati nyamara ibyo bintu ntago nzi uko byagenze, nisanze bari kunsinyisha. Sibyo? No mu isi y'umwuka, aba badayimoni cyangwa se n'aba bamarayika baza gukoreshwa n'umwuka wo hejuru. Waho nirababwiye ngo umwuka umenyesha ikibi n'ikiza n'umwuka w'Imana. N'umwuka w'Imana ategetse abamarayika ati mujye kurwanirira, n'urugero Prince Robert akohereza mu isi y'umwuka. Iyo baje ibyo bakora ni ibihe? Bya bintu biraza bikagira efe mu bigaragara. Niba Satani yohereje abadayimoni bakaza kurwana mu mwuka baje kurwanya Robert, ingaruka kuko umuntu w'imbere ari mu muntu w'inyuma w'inyama n'amaraso ziraza kumugeraho. Hari abo bateza ibitotsi, umuntu akanga. Wari wabona umuntu w'umugabo utarwaye, nta kibazo na kimwe afite, dayimoni zimujundamika mu rugo, akanga kujya gukora kandi azi ko ari kwirwahira urugo, zikamuha uburenganzira bwo gutera akabariro ntari, zikamuha uburenganzira bwo kuba yakwicara muri sala agacana televiziyo ntari, ariko hazi igitekerezo cyo ati ngiye gukora kugira ngo urugo rugere. Ugasanga umugore yararushye, ni nyiramiruho, niwe wirwa akobokera umuryango, yiyuha kuya umugabo. Wanagira imbaraga zo kwati wenda reka mushingira akantu kamugura akamoto, akanyamotarira hafi y'urugo. Icyo bita kumotara hafi y'urugo sinzi uri kubyumva. Umuntu nk'umuntu uyu hano Indera akajya abana akajya mu gasima akongera akagaruka, yabona imvura ikubyitarannagwa, mu gihe abandi bagabo bagura amakote yo kwifubika agahita yiruka agataha. N'urugero ntanzi, sibyo? Wamurangira akazi hano mu nganda muri free zone, ajyaho kuwa mbere kwa karakatira karakazi ntako nashobora, abandi se kubagakora ko atari we wenyine ukora hariya ati aya tibira bintu by'imvune wapi, ku buryo
ubura icyerekezo. The same n'abadamu. Aha rero ni ingaruka ziba zaje mu bigaragara. Hari ibyo bita amahembe, ibitegano, ibitongerano, ibi bintu byose hipnotize kugera ku rwego umuntu bamuhubika. Ngiye nigeze kubona umudamu umwe w'umubishop, rwose yahubitse umubyeyi, aramuhubika. Wa umubyeyi yarahembwaga, bamuhembaga $2.5 million. Iki kintu sinzakibagirwa. N'ubu turi inshuti wa mama, ntamusengeye, Imana iramfasha abivamo, ariko yararangiye. Baramuhubitse kugera ku rwego niba yahembwa, akimara guhembwa akagenda agahita ajya kwicara, aho kugira ngo ajye kuri umugabo we baganire bapange bije y'ayo mafaranga, agahita mami, yamwitaga mami ndagushaka, gahita bagenda bagafata depurikata, akajya mama ari umubarira, aya ngaya minerivare ugomba kuzazishyura, aya ngaya n'ay'inzu, aya ngaya, aya mafaranga yarasigaye reka tuyakoresha icyo bita umurimo w'Imana. 10% cya 200 manzi gishyire hariya, aya ngaya urabizi ko turi mu nyubako, shyira hariya, yasoza muri ya $2 million. Imwe niyo umugore yajyanaga mu rugo, indi imwe igasigara hehe? Kwa mama. Ubona baba bagenda mu bimodoka by'ibitabashwa n'iki? Ni esprit de hypnotiser. Guhypnotize umuntu nuko kumutwara ubwenge. Imana ishimwe. Uyu mugore akomeje avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yavuze kuri point yitwa gukorana n'inyamaswa, gukorera mu nyamaswa, izi nyamaswa amapusi, imbeba, donc zikaza gutwara amakuru. Nabakoreye ikiganiro mujye kuri nuza mu kirebe kiriho thumbnail indiho, hariho ni zino za Marie Jose, ukuntu zikora connection mu isi y'umwuka. Aya mapusi abantu barara bagenda hejuru y'amabati, ariko bakajya kwikaraga, cyane cyane aho abantu barara, ku mitwe y'abantu barara, ukajya kumva guhera mu saa 4 kugera saa 9. Hakaba hari amapusi, mwe muzi ngo ni amapusi agenda hejuru y'ibyumba muraramo, akaba ariho aza kugenda. Cyangwa n'izindi nyamaswa, ubona hari inyoni mu gitondo cya kare cya saa 11 iza gutwara information mu isi y'umwuka. Izi nyamaswa barazikoresha ku rwego rwo hejuru. N'Imana nimfasha nzongera mbibasobanurire. Hanyuma ikindi reka mbabwire, inyamaswa yose yindi uyisenga ihura n'ibibazo. Harimo ikindi kintu yavuze cyatumye nkora synthèse. Yaravuze ngo afite ngo umuterankunga cyangwa se umufasha, akantu kari point nshobora guhamagara wakanyohereza emilio nkakora igikorwa runaka mu isi y'umwuka. Nabasobanuriye ko umuntu kugira ngo guha amafaranga, donc mugendane, urumva niba umuntu ashobora kugera mu kiganiro, wa muntu kimugendamo akaza no kumutangaho ubuhamya mu kiganiro, urumva ko uwo muntu aramutwara muri we, amufitemo. Nta rero abizera, nta wundi muterankunga dufite udasanzwe, ni Kristo, abandi ni binini. Hari ikindi kintu yavuze, ubwo ndi kurezima. Hari ikindi kintu uyu mubyeyi yavuze, hari ikintu yavuze cy'imbaraga zishobora kukunyweramo zikanakurira. Mu buryo dufite abantu basaritswe n'abadayimoni, abadayimoni bategeka kurya birenze urugero, bategeka kunywa birenze urugero. Bikunda kubaho. Hari igihe umuntu ababaho akaba atari we urya, ari abadayimoni bamuriramo, akaba atari bunywa. Iyo ni imbaraga iri procedure, nabwo umuntu adashobora gusobanura, kuko akenshi gusobanura ibintu byo mu bitagaragara ukabishyira mu bigaragara biragora. Ariko ku bantu barwanira urwo rugamba bibaho. Umuntu akajya anywa ukagira ngo niwe uri kunywa, kumbi ari kunywera abazimu. Kafate nk'urugero rwa hafi. Ubundi mu bisanzwe zino mitsingi cyangwa n'izi primusi iyo bazipima bazihera kuri voltage ya alcool ya 5. Umuntu rero ushobora kugera ku rwego ashobora gufata wenda n'urugero bino byuma by'inzoga, izi za gin zo ziba zifite 42%. Ugasanga umuntu afashe ikarito ya gin arayinyweye, mu gihe abandi yanyweye 3 agwa aho ngaho. Ariko ugasanga umuntu aricara mu kabari akubita ikese 2 za mitsingi, nta kibazo, afite amacupa 24 akayarangiza, agahaguruka kandi agataha. Ntago aba ari uri kunywa, muri we haba harimo izindi mbaraga ziri kumunyweramo. Hari abantu barya, my dear, barya ari abadayimoni babariramo. Umuntu akarya wagira uko bati umuntu sinzamutunga sinzamushobora. Donc babiconnecta ku bantu benshi mu rwego rwo kukurura icyo bita inyatsi n'ubukene. Umuntu akabarya, ari abantu barya au sens, ugasanga umwana afite imyaka 5-6, ibirya rya umuntu mukuru ntiyabishobora. Kandi ukabona mu kanya kimara kurya wahura nawe
niba uri umubyeyi wakaza kuvuga ngo mama ngo ntabwo nigeze ndya, ku buryo urimwa mukase wavuga ati wageraho ukarwana n'uwo mugore ukavuga ati umugore anyicishije abana inzara, ariko ari wa mwana urya akarya hahandi ku buryo ashobora no kubona n'abandi bana binjiye nko mu rugo agahita akanura amaso. Izi mbaraga rero zo kurira mu bantu zibamo abadayimoni, babariramo bakabanyweramo, hari nabo basambaniramo, akaba atari usambana ari abadayimoni bamusambana kugira ku rwego yambara igisambaniro. Ibaza umuntu ushobora kugira ku rwego asambana n'umuntu bataziranye, abadayimoni b'ubusambanyi akimara kugenda mu muhanda nawe ukisanga wasambanye n'uyu muntu nutazi ngo bigenze ni muziranye nta n'ahantu muzongera guhura. Rimwe na rimwe hari nabo batera inda, wamubaza ati umuntu waguteye inda ninde, ntabwo muzi mwahuriye heza bwa mbere. Bano si bano bantu bajya kugura indaya cyangwa se zino ndaya zicuruza wagira ngo nibo baba basambana, n'abadayimoni baba basambaniramo. Ntabwo wambwira ukuntu ujya kugirana relationship n'umuntu mutaziranye kandi mukishima. Abubatsi ngo muzakora ubushakashatsi, ni umudamu wawe cyangwa se umugabo wawe iyo mwashwanye no kugira ngo mukore sex aba ari intambara. Gahibaze none umuntu ugira kuri standard yo kujya kuryamana n'umuntu ataziranye nawe bakishima. Abo bana bavutse ubwo mu babumva bavukiye muri ibyo bikorwa, ibyo ngibyo nabyo bibaho mu isi y'umwuka. Hanyuma ikindi wenda nasorezaho, ejo nagikoze mu kiganiro cyabanjije, nicyo bita demi-verite. Demi-verite ni abantu bakora inkuru zose cyangwa se ivugabutumwa ry'igice gicagase, yavuga ukagira ngo ari kuvuga ukuri ariko atageza kuri point. Ni urugero, umuntu akabaza akavuga ukuntu Yesu yavutse, akavuga ukuntu yakuze n'imirimo yakoze byari byiza, nuko yatanze ikana inzoga, doka akavuga ya mirimo ukuntu yazuye abapfuye, ariko yagera ku murimo wamuzanye agahita kwepa. None uhuye nawe ari kuvuga ukuntu Yesu akora imirimo n'imbaraga, abantu benshi nahabagwira agahita bati uyu muntu ni umuntu w'Imana, ariko donc ukuri kutuzuye. Niba Yesu yarazuye abapfuye agakiza abarwayi, donc agakora imirimo n'ibitangaza igiye itandukanye, ese kuko ni ibitangaza byari byamuzanye? Abantu rero bigishiriza aho ngaho, abantu mwige kurondora, mumenye umuntu ufite icyo bita demi-verite n'umuntu ufite full verite. Umuntu agira ukuri kuzuye iyo afite Kristo muri we, akaba ari Kristo ubwiriza abantu. Bene data nshuti z'umusaraba, ndasoje ikiganiro cyacu, reka mbararike kuzakurikira ibindi biganiro, babwiye ngo shalom, naho butaha mwakoze kudukurikira. Imana y'amahoro umugisha, tubonane mu biganiro bitaha. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share, mwibuke gukora comment, munadusapotinge mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom.